Tekana. Tekana urishingiwe muhinzi mworozi. Gahunda ya leta y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo ifite nkunganire ya leta ya 40%. Bahaye ikaze kuri shene ya Kagabo Joel TV ibagezaho ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bigezweho kandi igiye kujya ibamenyera amakuru menshi ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ndabashishikariza gukora subscribe mugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu bambere. Ikindi mwibuke gukora like kugira ngo iyi video bigaragare ko mwayikunze kandi hari icyo yabagejejeho. Ufite igitekerezo, inyunganizi n'ibindi yatubwira abitange muri comment. Hanyuma mwibuke kuza gusharinga iyi video ku bahinzi n'aborozi ndetse n'abandi bantu bose bifuza kugira icyo bamenya kuri iyi gahunda ya leta. Ibiranga iyi gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa, iyo ni ingingo ya mbere tugiye kuganiraho tukayivugaho. Ni gahunda ya leta y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo yatangijwe ku mugaragaro na Minagiri ku itariki 26 Mata 2019. Ni gahunda itanga ubwishingizi bukomatanyije ku bihombo bigaragara mu buhinzi n'ubworozi. Iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa na Minagiri ifatanyije n'ibigo by'ubwishingizi bafitanye imikoranire n'amasezerano. Ifite nkunganire ya leta ingana na 40% by'ikiguzi cy'ubwishingizi kuri buri gihingwa. Ibi bituma ubu bwishingizi buhendukira abahinzi. Nishingira igishoro umuhinzi yashoye mu buhinzi bwe kuva mu gutegura umurima kugeza asaruye. Ingingo ya kabiri, akamaro k'ubwishingizi. Bugoboka abahinzi mu bihombo bitateganyijwe bahura nabyo, hishyurwa ibyangiritse biturutse ku mihindagurikire y'ikirere n'indwara n'ibyonnyi. Bufasha abahinzi kubona inguzanyo zo gushora mu bikorwa by'ubuhinzi bwabo mu bigo by'imari. Bufasha kandi kuzamura umusaruro wo mu buhinzi. Ikindi, butanga umutekano w'ishoramari rikorwa mu buhinzi. Ingingo ya gatatu, abahinzi bahabwa ubwishingizi. Ubu bwishingizi buhabwa abahinzi ku giti cyabo, amatsinda y'abahinzi n'amakoperative mu turere twose tw'igihugu, ku buso ubwo ari bwo bwose umuhinzi ahingaho. Ingingo ya kane, igihe ubwishingizi bw'ubuhinzi bumara. Ubwishingizi bumara igihembwe kimwe. Ingano y'igihembwe igenda itandukana bitewe n'igihingwa n'aho gihingwa. Ingingo ya gatanu, ibyishingirwa. Muri ubu bwishingizi hishingirwa ibihombo bitateganyijwe bitewe n'imyuzure, imvura nyinshi, izuba ryinshi, urubura, umuyaga, isuri n'inkangu, indwara n'ibyonnyi byarwanyijwe ntibikire ndetse n'inkongi y'umuriro. Ingingo ya gatandatu, ibitishingirwa. Muri iyi gahunda y'ubwishingizi igihombo cyatewe n'ibi bikurikira nticyishyurwa: imirimo yo mu buhinzi itakozwe n'itakozwe neza, ubujura, intambara, inyoni n'izindi nyamaswa, gutinda gusarura no guhinga imbuto zangiritse, izitemewe gukoreshwa n'izahinzwe mu gace zitagenewe. Ingingo ya karindwi, ibihingwa byishingirwa. Ibihingwa byishingirwa turavugamo ibigori, ubutubuzi bw'imbuto z'ibigori, umuceri, ibirayi, ubutubuzi bw'imbuto z'ibirayi, urusenda, imiteja, imyumbati, ibishyimbo bishingirirwa, ibishyimbo bidashingirirwa, ubwo ni ibishyimbo bigufi, ndetse na soya. Ingingo ya munani, umusaruro wishingirwa. Umusaruro wishingirwa ungana
n'impuzandengo y'umusaruro abahinzi cyangwa se umuhinzi bejeje mu myaka yashize hashingiwe ku gihingwa bahinga kandi mu gace kamwe ndetse no ku butaka buteye kimwe. Uyu musaruro ushyirwa mu masezerano igihe umuhinzi arimo kugura ubwishingizi. Ingingo ya 9. Uko ushaka ubwishingizi abubona. Umuhinzi ushaka ubwishingizi agana ibigo by'ubwishingizi. Ashobora no kugana koperative abamo cyangwa agoronome w'umurenge ahingamo akamuhuza n'ibigo by'ubwishingizi. Hano birumvikana ko ugana ubuyobozi, cyane cyane ukagendera ku bayobozi bafite aho bahurira n'ubuhinzi. Ubwo niba hari amakoperative ubarizwamo cyangwa se ukegera umuyobozi cyangwa se goronome w'umurenge, nawe aba afite amakuru ku bijyanye n'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo. Ingingo ya 10 ari nayo turi bugarukireho, tukazasubira ku ngingo zindi nyuma mu yindi video. Ingingo ya 10 yo ivuga igiciro cy'ubwishingizi. Igiciro cy'ubwishingizi kibarwa hashingiwe ku gishoro gikoreshwa ku gihingwa n'ubuso bufatirwa ubwishingizi. Mu kwishyura ubwishingizi, umuhinzi yishyura 60% yayo asabwa. Minagiri ikamwishyurira 40% ya nkunganire. Ahabwa aya mafaranga 40% ahabwa ibigo by'ubwishingizi. Aha rero niho turi bwitse tukavugaho gatoya dusobanura kino kintu, ariko tuzanagisobanura muri video yacu itaha, aho tuzagaragaza imbonerahamwe y'ibiciro by'ubwishingizi mu buhinzi, tukagaragaza uko ubwishingizi bwakabaye bungana tugendeye ku buso n'igishoro n'igihingwa icyo ari cyo. Ariko ahangaha tugomba kwereka abahinzi ko hari 60% bagomba kwishyura y'ubwishingizi y'amafaranga asabwa mu bwishingizi, andi 40% akishyurwa na leta. Tuvuge urugero, niba ubwishingizi babaze bagasanga ni amafaranga 1000 wenda kuri are 5 mu rugero, tuvuge urugero ku bigori, bagasanga agomba kwishyura 1000 cy'amafaranga y'u Rwanda yose hamwe nk'ikiguzi cy'ubwishingizi. Icyo gihe we yishyura amafaranga 600, andi 400 akishyurwa na leta. Icyo gihe urumva ubwishingizi bwo buba bwabonye amafaranga yabwo angana n'1000, ariko umuhinzi kubera afite nkunganire ya leta akishyura amafaranga 600. Ndabashimiye rero kandi ndabakunda cyane. Ndabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro. Tukireka tugisubikira ahangaha, tuzagaruka turebera hamwe imbonerahamwe y'ibiciro by'ubwishingizi mu buhinzi, aho tuzagenda tugaragaza uko bihagaze tugendeye ku buso, tugendeye ku gishoro, tukagendera ndetse no ku kiguzi cy'ubwishingizi. Ndabashimiye rero, ndabashishikariza gukora subscribe, mugakora like, mugasangiza iyi video ku bahinzi ndetse no kundi muntu wifuza kumenya ibijyanye n'iyi gahunda ya leta ya tekana urishingiwe muhinzi. Ndabakunda cyane rero kandi ndabashimiye. Turi kumwe no mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.